yego amahoro y'Imana kandi bibe byiza kuri we nshuti mukunzi komeje gukunda kandi gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa TV turongera rwose turagusuje cyane kandi twifurije ikaze ndetse n'amahoro y'Imana. Hari abantu bakomeje kutwereka urukundo bakaba barakoze subscribe by'umwihariko bari mu muryango mugari w'abakunzi bacu dukomeje gusangira ibyiza bituruka muri Kristo Yesu by'umwihariko dore ko Yesu avuze ngo mbasize hamwe isi ariko misiyo yanyu ni imwe ni ukubwiriza kandi mugahindura itorero. Ni uvuga ngo abantu bose bakaba abanyetorero bakaba abantu bahamya iby'ubwami ndetse n'urukundo rw'Imana ndetse kandi tugahamya iby'umuzuko iyo duhereye ku ipfa rye tugahamya n'iby'umuzuko kugira ngo abantu bizere kandi bemere yuko umwami Yesu Kristo ariho. Kuri kamera yanyu rero nk'ibisanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana Mukakarangwa. Nge rero bijya binyorera cyane kumwakira ko tumenyeranye kandi nubwo mba muvuze nawe ni mukuru ubundi narumvise ngo umugabo ngo niwe utivuga nako umugabo niwe batavuga we ngo arivuga. Reka rero ngo umwanya ubanze ubasuhuze hanyuma uri bukurikizeho gusenga unakurikize n'icyo wateguriye uyu munsi tuje kugenda tuganira nabo. Haleluya haleluya amen. Shalom shalom. Shalom. Nitwa Mukakarangwa Devota nkuko musanzwe mubizi kuri uyu murongo wacu Mukakarangwa TV. Turabakunda turabishimira uburyo mubana natwe. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ariko ntaguciye mu ijambo iyo uvuze shalom bikiriza shalomeka. Kera muri Sunday school bajyaga batwijoro ni tuvuze shalom mujye mwikiriza ngo shalomeka. Okay. Amen. Imana igumugisha. So ndimo mfite amagambo meza. Ndimo mfite ibihumuriza. Ariko ndagira ngo abantu bankurikiye bamfashe tubyumve neza, bamfashe tubihuze, bamfashe bigira ahantu bibavana naho bibashyira ko nanjye ari ahantu biri kumvana. Imana ishimwe. Amen. So reka dutangire dusenga. Turagushimiye Yesu uri inshuti nziza, ugira impuhwe, ugira imbabazi kandi nzira ucishamo igisubizo cy'umuntu nta muntu wayitambika. Umugambi wawe nta muntu wawitambika. Ndagushimiye haleluya kuko urutse kubana natwe kuko uri umunyembabazi. Urakoze urakarama. Fasha ijambo tugiye kuvuga n'abadukurikiye bose batwukurikire bagira icyo bumva kandi umuntu wese agira ahantu yimuka mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Bwira ibya Yesu wowe wamubonye bimbwire rwose nibagira impuhwe, bimbwire rwose nibagira impuhwe nambona uko mukurikira. Bwira ibya Yesu wowe wamubonye bimbwire niba nanjye mbasha kumubona, bimbwire rwose nibagira impuhwe mbona uko mukurikira. Bwira ibya Yesu wowe wamubonye bimbwire niba nanjye mbasha kumubona, bimbwire rwose nibagira impuhwe mbona uko mukurikira. Haleluya. Amen. Ariko ukunda kugira amakorasi nge antangaza nkibaza n'umwuka cyangwa ikirere uburimo ku buryo abasha kuzamo. Hari igihe njye ndeba nk'ikiganiro tuba twakoze nkayasubiramo ndi nka njyenyine ndyamye abana ariko Mana yanjye umuntu harimo umwuka w'Imana pe. Haleluya. Amen. Reka ndi n'umuhanzi mu minsi mike muraza kumbona nasohoye n'indirimbo. Nukuri pe ngenda gushyigikiye kuko iyo numva amakorasi ugira uwayakurikira akayakurikira neza abantu basuri inyuma bare biganiro twagiye dukora bumva amakorasi ukunda gutangirana ari ukuntu aba yihariye ukuntu kwayo nyine utahita ubasha gusobanura ariko uturirimbiye korasi Imana igumugisha. Amen. Yego twakomeza. So rero nanjye uburyo namubonye nibwo n'uburyo uyu mupfakazi yamubonye.
reka rero dusome muri Luka ibice 7 turava ku murongo wa 11. Haravuze ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yesu ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yuda hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Amen. Amen. Twatangiye tuvuga ngo mbwira. Yesu we wamubonye. Uyu mupfakazi nawe yabonye Yesu. Nanjye naramubonye. Nawe ufite ukuntu wamubonye. Ndagira ngo tubihurize hamwe. Nawe uri mu bitaro udukurikiye, nawe uri mu gihugu runaka udukurikiye, nawe wiryamiye ukavuga reka numve ijambo ry'Imana. Tukuzaniye inkuru nziza ivuga ngo Yesu afite inzira yacishamo igisubizo cyawe. Ikibiteye ni uko Yesu agira impuhwe akagira n'imbabazi. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Yesu yari ari kwigendera. Haleluya. We yari kwigendera yigendera. Kandi ari kujya mu mudugudu witwa Nayini. Haleluya. Ngo ageze mu nzira abona umupfakazi. Uwo mupfakazi yari yarabyaye umwana umwe w'ikinege, kandi ubwo yari afite uwo mwana umwe w'ikinege, so urumva nta wundi yari afite mu rugo, nta wundi yari yatumye kwa nyirakuru, ntawe yari yohereje kwiga muri Amerika, ntawe yari yabwiye ati jya muri sare ube wiga ndagumana n'uyu, so nta wundi. Kuba ikinege bavuze ngo afite ikinege, ubwo ni umwana umwe. Ni umwana umwe, kandi nta n'umugabo yari afite, kuko umupfakazi nyine uri umupfakazi, so nta mugabo ufite. Ibyo bibazo bibiri yari abifite, yari umupfakazi afite n'umwana. Hanyuma rero yari ateye n'imbabazi mbere y'uko uwo mwana adapfa, n'ubundi yari ateye imbabazi. Hanyuma noneho ngo umunsi umwe uwo mwana arapfa. Wa munsi umwe twakomeje kuvuga, ubundi ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo umunsi umwe muri iyi minsi. Umunsi umwe aho uherereye hose, komera tegereza umunsi wawe, nuje Imana izagutungura. Bizasobanuka. Abantu bose bakuvuyeho, abantu bose bagufasheho ijambo, nuhura n'umunsi wawe bizasobanuka. Haleluya. Maze umunsi umwe Yesu aragenda mu mudugudu aratembera, abona uwo mugore uburyo arira, yarasigaye wenyine. Vuga ngo yarasigaye wenyine. Kandi Yesu akunda abantu basigara bonyine. Ndaguha urugero. Ubwo Yesu yabonaga ko hari ikibazo mu nyanja, yasezera abo yari ari kubwiriza, asezera abigishwa, azamuka umusozi wenyine. Agezeyo ngo hagirire ibihe byiza, avanayo igitangaza. Agendesha amaguru. Haleluya. Ku nyanja aragenda atabara abigishwa bapfuye. Ariho Petero avugaga ngo none se ni wowe cyane umuzimu? So uburyo bamubonye ntabwo nigeze bizera kare. Haleluya. Ariko Yesu amanuka ari wenyine.
ahandi Yesu yabaye ari wenyine mu gashyamba Getsimani nubwo intumwa bari kumwe yarazibwiye musigare hano agenda wenyine arasenga agarutse asanga azasinziriye nabwo yagiye mu gashyamba wenyine kandi ahandi baragendanaga ku ifunguro rya nyuma barasangiye ariko Yesu yagiye wenyine nshatse guhumuriza abantu bari bonyine ntimugire ubwoba mukomere Yesu arahari Yesu muri kumwe arabizi ko yagiye abona ubutabazi bukomeye ari wenyine namwe natwe aje kudutabara Imana ishimwe amen abantu bari bonyine haleluya nimwumve ko muri mwenyine Yesu turi kumwe Imana ishimwe mu buryo bw'umubiri barabona ari bonyine ko mu buryo bw'umwuka haleluya turi kumwe na Yesu haleluya amen maze nguyu yari asigaye wenyine Yesu nawe ni ukuri ku musaraba yari kumwe n'ibisambo bitatu ntabwo yari wenyine kwa Pilato yari kumwe n'abamushungereye bamukora umusaraba yahuye na Simoni ariko mwumva ye yagiyemo wenyine nukuri agiyemo wenyine muvandi arangije kuba ari wenyine avanamo imbaraga zamumanuye ikuzimu aragenda ngo yasanze Shitani atangiye kwivuga nabi we bavuga ngo bamushoboye ahita abageraho vuga ngo ahita abageraho ahita arwana na Shitani amwaka urufunguzo nta nubwo banatindanye nta bintu byinshi yamanukanye ahita amwaka ngo urufunguzo ahita akingura abera biramenyekana umuntu uzi ko ari wenyine ntari wenyine uri kumwe na Yesu uyu mupfakazi byari birangiye ari kurira arangije ahura na Yesu abari bari mu bituro bari bazi ko byarangiye Yesu ageze ntiyabasize haleluya Yesu ntabwo akoretse kuri wenyine ahubwo akunze wowe uri wenyine cyane kugira ngo akugirire impuhwe n'imbabazi komera aho uherereye hose mu bintu runaka ntazi icyo nzi ni uko Yesu nazi haleluya amen bizamenyekana yego hanyuma rero nawe uri mu bitaro urwaye nawe uri ahantu hatandukanye Yesu ni umunyempuhwe ni umunyembabazi yazuye uyu mwana kuko yagiriye impuhwe mama we aramuzura aramumusubiza abantu bose barumirwa barishima baravuga ngo burya tubonye umuntu ukomeye twahuye n'umuntu ukomeye Yesu naza aho uri hose arahagusanga ibyo tumaze arakugirira imbabazi arakugirira impuhwe hari igihe wakundana n'abantu ntibakugirire imbabazi cyangwa bakananirwa cyangwa bagacika intege bakagenda ntibanasezere ariko Yesu ni umunyempuhwe n'umunyembabazi ntiyagusiga ntiyakureka mbwira rero wowe wamubonye nanjye nkubwiye ko namubonye ubu byuzuzeho kwa kundi wamubonye akiri mfite imbabazi n'impuhwe n'uyu mwanya niko akimeze Imana ibaha umugisha reka dusenge hari icyo wabariza bari kure umva ngendeye ku ijambo utubwiye ntekereje ukuntu utubwiye impuhwe za Yesu nsanga Yesu agirira impuhwe n'umuntu unagera no kurugera mwica cyane Yesu abantu bamwishe anabakibafitiye impuhwe cyane kugeza ubwo Yesu agira impuhwe no ku musaraba cyane akiri no ku musaraba none urumva izo mpuhwe koko ahubwo turazikeneye ni ukuri mubyeyi ahubwo kubw'iki kiganiro cyiza Imana iguhe umugisha ndagusaba ngo udusengere udusabire impuhwe za Kristo hari uburyo usanga abantu wenda dukeneye impuhwe z'abandi bantu mu buzima busanzwe tukumva ineza twagirirwa yaturuka ku bantu basanzwe ariko dukeneye impuhwe za Kristo zo zonyine ni ukuri ngiye gusaba ko mu gihe turaba dusoza uradusengera udusabira impuhwe za Kristo impamvu arizo zikenewe zo ntabwo zizamo imibare myinshi yego ntabwo zizamo imibare myinshi nta kintu zireba iyo yaje nyine yaje yego ntareba ngo umuntu arakijijwe ntareba ntakijijwe ntanavuga ati ese ubu ngubu ko uyu munsi wenda naringiye gutwara imodoka nkamureba nimugoroba ntavuga ati ese uyu munsi ko naringiye gutembera mu birunga oya we iyaje abaje nta ambulance kwa kundi igenda so amen yewe ngaho mudusengere turagushimiye Yesu kubw'impuhwe zawe nyine ziba zaturenze
ugira imbabazi ukagira impuhwe. Abantu bose dukeneye impuhwe zawe ko zitugeraho. Impuhwe zawe ndazikeneye zingereho njye Devota. Impuhwe zawe zigere ku wacu dukurikiye Janvier. Impuhwe zawe zigere ku bakozi b'Imana, zigere ku barwayi, ku bafite ibyifuzo. Uretse Yesu we, impuhwe zawe turazikeneye. Dusaba umuntu wese udukurikiye, wabuze aho kwishyura ubukode, wabuze aho kuba, wishwe n'inzara, utegereje, utambaye, impuhwe zawe zimugereho. Ngo umunsi umwe wari uri gutembera, uranuye umupfakazi umugirira impuhwe. Twebwe twese ukomeze kutugirira impuhwe. Abantu babitwizeza, abantu batubwira ko badufitiye impuhwe, ariko bakagiramo imibare myinshi. Ariko wowe Yesu nta mibare ushyira mu mpuhwe. Rero dusenge umuntu wese kandi ufite ikibazo gikemure, n'uwarembye akire. Dusenze twizeye ko ubikoze, utuvugire aho tutagera, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.